ariko by the way mbabarire reka mbanze nkwakire nubwo kabaraga cyane babarira abantu banje ntubabo ubu babwiraho gato nta kibazo my brother asante sana yo Mike niyo wayisigano gahunda uzimenya ari uko yasohoye iyo ndirimbo uzimenya ari uko musanze mu kwa muganga sibyo cyangwa se nk'umustar wakoze research wenda wagiye Instagram cyangwa se imbuga zose akoresha ukazajya ubona ibyo yanditse n'ibiki byose ni n'umuntu utanakunze no kwifotoza cyane ngo ubibone alright so Tom rero kumuvuga ntago wahita umurangiza buriya twebwe abagabo bagufi sinzi tuba tunanarenze buriya dufite ubundi burebure ni Transit Line TV kaze mu kiganiro cyacu meze gute ngemeze fresh sana nishimiye ko uyu munsi tugiye kuganira nomwe mu bantu nekereza ko hari icyo avuze ku muziki nyarwanda kubera ko amagrupe twagiye tumenya hari amagrupe menshi yagiye abaho mu Rwanda ariko uyu munsi bamwe ntago bakiri kumwe bitewe wenda n'inzira z'ubuzima ariko bitavuze ko baba batavugana cyangwa se arabanza ahubwo rimwe na rimwe no ko hari igihe umuntu ahitamo ikintu runaka and then undi agahitamo inzira ubundi bikagenda neza cyane so uyu munsi ngiye kuganira n'uyu muvandimwe hari byinshi yakoze hari byinshi ndetse yanafashije umuziki nyarwanda of course yuvuze urban boys abenshi bamenya Safi Nizzo ndetse na Hambo reka uyu munsi tuganire na Nizzo ka boss nagiye mbona comments nyinshi kuri channel yacu abenshi bifuza kumenya amakuru ya Nizzo hari nabenshi bifuje kumenya amakuru ya Safi ari Canada ariko Hambo Jizzo we abari hano abari hanze bitewe na business akora ariko na Nizzo buriya kumufatisha nago biba byoroshye ariko yampaye umwanya aranje arambwira tonsange home tuganire ndetse n'abantu bamenye wenda ibyo mugiyemo abari byiza cyane yuvuze urban boys abenshi bamenya umuziki nyarwanda abenshi bamenya performance abenshi bamenya stages zitandukanye bagiye bakora muri uyu muziki uyu munsi ntago twavuga ngo ntago bari kumwe bitewe n'uko wenda tutababona buri abantu baba bafite gahunda zabo ariko reka tuganire uyu munsi n'umuvandimwe mwita umuvandimwe kubera ko twagiye tuhurira mu mihanda myinshi itandukanye reka twinjiriwe niturangiza tuganire hari byinshi yagiye akora hari byinshi ndetse navuga ngo ashobora ndetse no gufasha uyu munsi wenda wowe utekereza kwinjira mu muziki ushobora gukora iki ni kwa Nizzo ka boss my brother reka twinjire undi niturangiza turaza kumenya byinshi my man okay so mu muco wacu ndetse mu muco cyangwa se navuga ngo buriya amabwiriza abari byiza kugira ngo komanga nagupfa kwinjira mu nzu y'abantu utabanje gukomanga so niyo mpamvu twebwe rimwe kabiri gatatu ndahita ntekereza ubundi nindangiza ntekerezo yo bro what's up umeze neza reka nkubiti iyi ngiyi iraza kukorohera kugira ngo tuganire my brother icyuma ko gikaze ngeruka kera bimwe bikomeye yeah I know heruka ntago ukunda interviews nawe urabizi ko udakunda interview iyi Kigali irakaza uri kwiruka bro ko ndakunda interview mame interview urakayiza mufite ikintu yizanyemo kandi muri no misi nta kintu urebye cyerekeranye n'umuziki turimo cyane kuza rero kereka ndi wa muntu uje kwanariza uje kugira ibiki n'ibiki sawa ariko nk'ubu ngubu nanjye mba nkumbuye abantu tukaganiraho gato bakamenya ko nkiriho
ntacyo bitwara. Nice. Ubona gute iyo umuntu yanditse comments mu kiganiro runaka cyangwa se kuri social media ati nkumbuye kumenya amakuru ya Nizzo, nkumbuye kumenya amakuru ya Urban Boys, nkumbuye kumenya amakuru ya Hambo, Nizzo, Safi, ati niba bishoboka uzadufasha tuganire na Nizzo, ubyakira gute bro? Icyo ngicyo cyo ni cyiza kandi ni nabyo navugaga, kubura cyane nanone si byiza. Hari generation yacu bidukumbuye, hari n'iki gihe bishaka kumva ibitekerezo uko abo bantu bahagaze, uko batekereza. Ibyo rero ni byiza, ndabyishimira ya. Nice. Byari byiza ko ndibuze kujya mu nzu, ariko bitewe na terrace yifitiye hano ni byiza kurushaho ko twicarira hanze and then n'iki kirere tukacyumva tukagihumeka bikagenda neza cyane. So bro, karibu rero. Asante sana man. Ya, ubuzima biraca mu mwaka utangiye gute? Umwaka nawe utangiye fresh. Okay. Ndashimira Imana kabisa. Yeah man. Buri udashimira abameze ukundi kuntu. Bana udashimira ufite ikibazo byataye. Ufite ikibazo uburwaye bimwe bikomeye. Alright, so guys, Imana ishimwe ko umeze neza, umwaka utangiye fresh alhamdulillah. Urakomeye? Ndakomeye cyane, ndakomeye kabisa. Urumwe mu bantu nzi neza ko hari icyo bakoze muri Rwandan music, umuziki nyarwanda, bitewe nuko niba dufite Urban Boys nuko dufite signature y'iryo zina mu muziki wacu. Niki kigushimisha uyu munsi kubyo mwarwaniriye kugeza uyu munsi my brother? Nuko bifite aho bingejeje, byampaye iryo zina narikuramo ibintu byinshi. Ikindi bifite icyo byafashije kuva kuri famille yanjye kugeza no ku banyamuziki, kandi ntekereza yuko bikizamuka. Uyu munsi hari icyo uvuze ku muryango, ndabizi kuba hafi ndetse unakunda umuryango wawe cyane. Hari icyo wagezeho bitewe n'umuziki, hari ibyo twagezeho bitewe n'umuziki, Imana ishimwe, muri industry ya entertainment. Uyu munsi iragushimishije uburyo ibayeho, uburyo uyikurikira? Hari ibyo twavuze duhagaze hari ati hari igihe tuba wenda tudahari cyane, ariko buriya tuba tubikurikira. Kuri wowe urayibona gute? Niki kigushimisha kuri industry uyu munsi? Industry cyangwa kuri famille cyangwa famille? Reka duhere kuri famille. Famille ikintu cya mbere nuko ibikiriho, ihumeka, ibindi mugenda mungurana inama, kuko ibindi biba bikiza, hazamo ibibazo hakazamo ibyishimo. Ibyo ni ubuzima bwa buri munsi bwa buri umwe wese hava akagera. Hanyuma kuri iyi industry imaze kubyimba, ni ikintu cyiza, imaze kwaguka, barumuna bacu bari kubikora neza. Ariko nanone nabo bacunge neza, kuko ntabwo ibintu byose biba byuzuye 100%. Bakeneye n'abantu baba hafi cyane kurushaho. Bro, ngendera kuri experience y'umuntu cyangwa se n'ibyo avuze, kubera iki bagomba gucungira hafi, kubera iki bagomba gucunga neza, bitewe n'ibyo bagomba kwiga? Nubwo tuvuga ko umuziki wacu wateye imbere, uracyafite byinshi ubura. Twishimira intambwe ugezeho, ariko ntabwo tuvuga ko wateye imbere nk'uko wa Tanzania umeze, cyangwa nk'uko wa Uganda. Buriya nubwo wa Uganda wagabanyutseho cyane ho gato mu Rwanda, ariko iwabo icyakubwira ukuntu biba bimeze. Babona amafaranga, babona iki hano rero, harimo akazi cyane hariya. Hano rero akazi nanone uzabicunge ni gakeya, rero bisaba byinshi cyane. Yego bafite na management, ariko ni bakeya bayifite. Kandi niyo management ikenera amafaranga kugira ngo ikore ibikorwa by'umuhanzi kamera. Ngendeye ku byo uvuze, ubona sometimes twibeshyera cyangwa tugendera ku byo turi kubona views, trends, tugatekereza ko uyu muziki uri gutanga amafaranga, kumbaye amafaranga wenda ari ku bantu bamwe, kandi ugasanga industry iri gusubira inyuma mu bundi buryo. Erega hari n'igihe kuri abo bantu, tuvugishije ukuri, hari n'igihe no kuri abo bantu bamwe nta n'amafaranga barimo. Ukurikije game wavuze neza, tugihura ndi kugusuhuza wavuze ati ino mihanda twayikarazemo. Iyi mihanda rero twayikarazemo, buriya hari n'igihe ngereranya kera nkabona hari n'amafaranga cyane kurusha, kuko kera hari akazi bakazenguruka mu cyumweru wahoraga uri gukora byanga byakunda, weekend yose wahoraga uri gukora. Ubu rero na barumuna bacu aho bageze ubu ngubu, man, hari n'igihe yanga akazi. Ibyo ngibyo akakanga kavuga ati ngiye nutanama nayangaya wapi, ntabwo ndi bukora. Kandi hari igihe ayo ngayo ukoreye mu cyumweru rimwe
muri weekend ushobora gukorera aya n'aya ukarangizanya weekend wabonye cya giciro ushaka ngayibaze mu kwezi ikintu cyose no gukuba sibyo rero ni ukuvuga ngo nubwo hari kote twumva ngo ishobora kubona amafaranga iyo kote nta nubwo ari 50% ashobora kuba ari nka gatatu gutyo kuzamura kuko ubusanga ari nk'abahanzi bamwe na bamwe n'abakera bikoreye bafite ibikorwa byabo uri kunyumva bafite connection bafite ubuzima bwa buri munsi babamo niyo batakora umuziki babaho ko bo ngabo bari kuzamuka wibuke bo bakeneye noneho n'ayo mafaranga sometimes hari n'igihe usanga management yabo nta n'amafaranga ifite ahubwo ari uko bishyize hamwe bo ubwabo ari n'ikintu nkunda ari crew cyangwa bagavuga ati ni twe ari team yabo nyine uri kubyumva rero ibyo bintu bazagende babitekereza ibyo byose mbivuze kubera ko mbizi ariko by the way mbabarire reka mbanze nkwakire nubwo kaba ari agacyayi babarira abantu banje ntubabo ubu babwiraho gato nta kibazo my brother asante sana yo Mike niyo wayisigano so muvandimwe mbwiye ibintu byiza ati kwanza reka mbanze ngwakira bari byiza kugira ngo dusangire buriya gusangira n'umuvandimwe bari byiza hari icyo bisiga hari icyo bigusigira muri wowe ndetse ubwe nawe hari icyo asigarana ariko nanone kuba twatembereye muri interview ari byiza kugira ngo tugire n'iyo moment yo kugira ngo tunasangire ari byo avuze wenda ndibuze kugarukaho uyu munsi hari abahanzi bashobora kuba banga akazi bitewe nuko amafaranga wenda tuvuga urugero ni make cyangwa bitewe na management team ariko subwo umuntu iyo yanze amafaranga wenda bigenda gute weza araza kumbwira kuri experience ye kubera ko nge ntago ndi umuhanzi we n'umuhanzi yakoze shows nyinshi araza kumbwira byinshi uyu munsi dufite yes araza kumbwira ndetse wenda n'uyu munsi cyabona tugomba gukora nizo yatangiye kuzana one by one thank you my brother all right so ubundi tuze kuganira ese dushobora kuzongera kubona of course iyo vuga humble na nizo ni family ni umuryango kubera ko Safi we yamaze kujya na Canada biba binagoye kugira ngo wenda garuke ariko wenda nawe araza kutubwira ndetse n'icyo atekereza kuri Urban Boys ubwo nabwo turaza kuganiraho gatoya mu minsi ishize nabonye umuvandimwe Safi yarasohoye indirimbo nziza ubona ko inameze neza video nziza cyane so I think biraza kugenda neza cyane so mu minota mike umuvandimwe araza and then ubundi tubigenze neza bize gukunda cyane nizo Cabos, yo. Bro nice ikintu cyinshimishije rero ntabwo kizi kuri iki cyayo maye ngiye buriya nkunda Nescafe nkunda Nescafe kubera ko nkunda n'ikawa so iyo ntafite nkunda ikawa iyo ntafite ikawa ngiye nkoresha Nescafe to ariko ikawa buriya byatari so Imana ikongerere yongeraho ko bismillah iki ni icyayi kabisa cy'umuzawo uyu nguyu no hariya nyine mu Barabu nice so nizo twe turi kuvuga kuri music hari ikintu uvuze nanjye nyitekerezaho umaze kugendaho gatoya hari
abahanzi bamwe na bamwe kubera ko wanabivuze kuko ubizi banga amafaranga cyangwa banga akazi bitewe n'impamvu runaka. Umuntu ashobora kuvuga ati wenda ni make, umuntu ashobora kuvuga ati wenda aho bantumiye ndabona wenda nta mwanya afite wo kujyayo, umuntu ashobora no kuvuga ati management team yasanze wenda ntahakorera. Ibyo byose bibayeho cyangwa ukumva ko bishoboka, ubona biterwa n'iki? Ni ukwiyumva cyangwa ni ukutitegereza cyangwa se ni ukutareba kure? Okay, harimo uburyo bubiri kuri njyewe. Wasanga uwo muhanzi icyambere yifashije, cyo ni kimwe. Hakabamo n'ikintu cyo kuba wiyumva, icyo ni icya kabiri. So kwiyumva ariko njyewe mbona, ariko ubone ku giti cyanjye, iyo nshatse gukora analize ku giti cyanjye ni Nizzo, ni njyewe kandi nta muhanzi ntunze, ni muri rusange. Njyewe ikintu navuga yuko amafaranga yo mu gihugu, ntekereza ko Diamond Platinum amafaranga akorera muri Tanzania yahawe akazi n'izindi kampani runaka cyangwa se n'ibiki atandukanye nayo bamutumira mu kindi gihugu. Yego, ibyo ngibyo sinzi n'ibintu. Ni ukuvuga ngo hano muri kino gihugu umuhanzi uwo ari we wese umaze gukora hit 2 cyangwa 3, kubona akazi k'ibihumbi 500 akakanga ku munsi umwe n'urugero, cyangwa mu masaha 2 kwanza na amasaha 2 na amasaha 2 ntago ari umunsi, ntago ujyanye bande, ntago ujyanye iki, ni ukugenda, ni nko kugenda bakakubona gusa, sibyo? Ni nka freestyle ukayabona, ejo ufite ikindi, ejo ufite ikindi, weekend urangije at least ufite miliyoni 2 zawe. Ukagira amahirwe noneho buri weekend ukazajya ubona icyo kiraka bitewe n'uburyo ukora na hiti zawe n'uburyo witwara. Ntekereza ko nta n'umuhanzi ubu ngubu waba ugitega ubutaxi busanzwe cyangwa se ngo atege n'akamoto cyangwa ngo agire iki. Ntekereza yuko ayo mafaranga y'ubwayo ayafitiye management nziza, yaba ari umuhanzi usa neza, hanyuma za big show zaza aho ngaho barumvikana kuko afite public yakuye hahandi, yagiye ayisarura, afite na hit. Noneho nimba kanaka muhamagaye usanzwe utegura amashow makuru aremereye, cyo gihe barumvikana na miliyoni 5 nazimuca cyangwa 6, kubera yuko iriye bari show nini, ngomba kwerekana ingufu zidasanzwe mu buzima, kandi uwo muntu arankeneye kuko yarabibonye. None ubundi abamuhamagariye ikizi, uwo muntu aramukeneye nta kindi. Uri kunyumva? Ni niyo mpamvu rero ubu usanga akenshi abahanzi ari nabo bazi, kandi hano twebwe turashoboye, twebwe ubwacu turashoboye. Ejo bundi nakunze igitaramo cyari kirimo abanyarwanda benshi, nubwo ntagiye ariko narakurikiranye, byari byiza, wabonaga ari fresh. Ariko nanjye mu kintu navuga nkurikije stage zacu za kera, akenshi nta bunebwe bwazagamo. Mani yabaga ari stage iriho ababyinnyi, iriho iki, nawe ubwawe wihirinze utari kuryama n'ibiki, nabo bongere badushyirire akantu mu gakeya. Ako kantu uvuze ni sawa. Stage y'uyu munsi na stage navuga yo muri bya bihe, of course reka mvuge PGGSS, twe dufite Guma, twe dufite Salax, twe dufite ibitaramo byinshi bitandukanye. East African Party urabivuze ko yabaye ku nshuro 14 yari irimo abanyarwanda gusa, ariko stage noneho uyu munsi kubera icyo ubona harimo akantu k'ubunebwe. Uziko kera tuvuge nimba baraduhaga miliyoni 2, wasangaga, kandi ni ukuri, wasangaga twebwe ubwacu turiyemo make cyane, andi tukayashyira ingufu cyane ku bya stage. Imyambarire, wabonye ukuntu Platini kwanza, jya ureba ukuntu Platini we ubwe aza kuri stage, no kubera ko we Platini warabizi nta mikino, urukumva we nta mikino, abaza akazi, abazi uwaje kuririmbira uwo ari we, abazi ko uwo muntu usibye no gukunda iki, abazi ko ari we wamugaburiye, agomba kumukorera neza. Rero bishoboka akishima, ejo agatuma bongera bakamuhamagara. Naho ninza kuri stage inshuro 2-3 nkoresha microphone gusa, ndaho nyura hariya nzenguruka stage ngira iki, uzareba nka Baba na Boy ibintu baba bakora cyangwa
bandi bose araza akakuziturana nta mikino niyo mpamvu baninjiza ubwo ninzaba mfite timu y'abantu bangahe harimo ababyinnyi 10 harimo kukubambika harimo iki nimba ari na Bobo ndambwira miliyoni 15 kubera ko mfite abantu ngomba guhemba kandi nawe urabizi nawe uranabizi nawe urabibona nawe kandi arabyumva aravuga ati ibintu nibyo uri kunyumva nawe arabyumva ariko kabiri kanga ninjya kuri boss yazajya abona nza bandi gacuranga nkaririmba bikarangira nkagenda nawe azambwira ati sha amafaranga ayo bambwira sibwo byaba bimeze gute alright sure bakwiye no kurebera kuri bakuru babo bagikora nk'abo ba Platini bande bakavuga ariko hano umuntu akwiye gushyiramo ingufu cyane nice urakoze kuvuga kuri Platini mfite Urban Boys mfite na Dream Boys izo ni signature umuntu wese ukunda umuziki ukurikira umuziki n'ubu ngubu uvuga Platini uvuga career solo kubera ko yavuye muri Dream Boys uyu munsi uvuga Nizzo ugomba gushyiraho Urban Boys Nice kigushimisha kuri Platini uyu munsi muri kariyeri ye utanzeho n'urugero byaranantunguye Platini ni umuntu uzi ibintu byinshi yakora byinshi yanabivamo akajyana mu byo yigiye nari nzi ko ari bucika intege ariko ikintu cyanshimishije kikanantungura yarabomoye kandi muri uko kubomora usibye ngiye ko nanabibonaga no kuva kera kubera ko groupe nubwo twabaga turi ama groupe ariko twarahuraga tugasangira rimwe na rimwe ibitekerezo tukabigira ariko nari nzi ko haramutse hagize ikintu gishobora kuba Platini ni agira ishyaka cyane gupfa gucika intege biri kure rero nta n'icyantunguye cyane kirenze mu rwego rw'umuziki kuko music arayizi azi ikibuga azi uko yabyitwaramo ni umugabo umaze gushaka afite famille afite iki ubwo urumva no gukora cyane noneho byariyongereye ahubwo kubw'amahirwe nuko kugeza ubu ngubu umusaruro awubona buriya biragoye kugira ngo mushwane muri groupe hagira umwe ukora cyane mbizi kuri bake cyane uhereye no ku magroupe menshi cyane Backstreet Boys ni nyinshi Westlife uri kunyumva so ni gake yabibaho ni gake cyane mbizi kuri bake nk'iriya ya Beyonce yahereyemo uri kunyumva Beyonce akahita akomerezaho bigacamo Platini nawe arabikoze hano iwacu uri kunyumva hano hari amagroupe yashwanye menshi nta kintu twabonye natwe Urban Boys turacyahanyanyaza nta muntu n'umwe twari twabona usibye kumva ngo nakoze akantu Safi yakoze akantu Humble wenda nawe aragakoze ariko nta kintu cyari cyavamo ngo ubone ko nyine uvuga ati abantu y'umuntu muri iriya groupe yashyizemo ingufu kandi turi kuzibu ubona byaratewe n'icyo ko Platini nk'uko bivuga ati yagutunguye ubona byaratewe n'icyo ukomeza gukora gushyiramo imbaraga Platini yagize inshuti nziza Platini yagize umutima ukomeye inshuti zimuba hafi harimo ba Clement nyine abantu bose bakoranaga bamwumvishe niyumvishije ko bamwumvishije ko nta kirenze ashobora gukora so ni nka kwa kundi twebwe safa kivamo umuriro wahise waka cyane kurushaho na mbere wahise waka bikomeye ariko byaturutse ku bantu bari baturi hafi iyo bitagenda gutyo biba byarabaye nk'avoka bapasuye kabisa tishwanyuka ubona wowe na Humble kubera ko of course nyuma yuko Safi avuyemo yanagiye hanze ariko mwabashije gukoraho ariko uyu munsi muri gake cyane muracecetse ubona byaratewe n'ikinizo kubera ko n'abantu bakeneye kubimenya no gucika intege cyangwa ni ufite n'ibindi bintu sinjya nkunda guca ibintu ku ruhande hari igihe umuntu agira famille akajya mu bintu bimwe na bimwe
natanga urugero rwiza nyine abantu famiye turazitandukana reba Platini afite famiye ariko akora umuziki sibyo kanaka afite famiye ariko akora umuziki sibyo wowe ufite famiye ariko urubusite uracyari umunyamakuru ariko noneho hari n'undi utabyumva gutyo bitewe ariko n'impamvu ze kandi udashobora kumuziza kuko nizoze ikibi ni uko uwo muntu yaba yitwara nabi ku mushinga wanyu wa groupe cyangwa se niyo mpamvu mbana nawe ni ukuvuga ngo igihe icyo ari cyo cyose twakora sibyo ariko rero muri ako kanya nimba yari batatu hakazamo babiri ingufu zikaniyongera cyane ubwo nimba ntaratangiye uribuka mu minsi yashize nari narababwiye yuko nemerewe gukora indirimbo yanjye njyenyine nawe abyemerewe ariko bitabujije yuko groupe uri kunyumva urumva ibyo ngibyo ni byiza ni n'ubwumvikane ariko muri ubwo bwumvikane njyewe wenda nimba hari ingufu hambo yashyiragamo kandi ndi umuhanzi mukuru kameme ntago napfa gukora ibintu biri aho ngaho nibone ntago nabura amafaranga yo gukora indirimbo studio ubwanjye ndayifitiyeho uri kunyumva buri kimwe ariko ikintu cyose ni ukugiplaningira sibyo hari abavuga ngo ni ubunebwe ni kazi kabo kuko njya kuza muri music nta n'umwe nagishije inama bose bisanze abafana banjye nababonye ariko nazanye ikintu alright rero ni ukuvuga ngo ibyo naba ndi gupanga sinareka umuziki nicyo kintu nzi cyonyine nicyo kintu nisanze meze gutya pe uri kunyumva rero inshallah byanga byakunda ikintu kizakomeza kana group izagumaho sibyo ikintu navuga mu bahanzi twatangiranye bakomeze kandi bifurije byiza hambari business ubibona gute mabro ari business yes kandi ni na byiza ni nacyo kintu yakuyemo wenda ubwo ari business ejo bundi wasanga tuzateranya kuko nanjye ntago ndi bize gutyo ngo mbe nicaye biraho ngaho hari utwo umuntu aba yirukamo muri Kigali akikaraga ariko wenda reka turebe ko nyuma bizavamo ibyiza kuko nitwe tugomba kwishorera twebwe ba boss nta muntu uri kudushyiriramo amafaranga ni twebwe tubyimenyera sibyo ubwo urumva biratugora noneho n'ibihe by'iki gihe sibyo ubwo urumva rero hambore naba ari business na family banza yiteho nibicamo fresh azaza twongeye dukubitemo akana abantu nibiba ngombwa ubwo tugende na album tuyishyire hanze kubera ko hari indirimbo za kera bananakumbuye nice uyu munsi mfite brand new song ya Safi twigeze kumuvuga turi kuvuga kuri Platini Safi uyu munsi ari gukora umuziki gute ni kwa kwihirenga kuri njyewe Safi nawe ni umuntu w'umurwanashyaka kugira ngo uzamubone agashinge kari hasi sha ntacika intege biragoye ntabwo ashobora gucika intege uri kumva uko byagenda kose icya mbere akunda umuziki niko yitereye sibyo akunda gushakisha amafaranga cyane no mu muziki buriya iyo mbonye yakoze akantu ikintu cya mbere njya kureba uburyo agakoze nkanumva no mu matwi rero ikintu wirinde kumbaza ngo kumva gute ngo kabari keza cyangwa kabari kabi ikintu kiba gihari mvuga iyo ikintu ari cyiza ubwacu uranasohoka hano abantu ku muhanda barabyumva ariko njya mbyumva narebe uri kumva njya mbyumva rero buriya sinanjye abakoreye public ye kandi azi n'ibyo ikunda arashaje muri music bariya ni banko nice nikibuka kuri Pastor P umunsi turi kujya mu bavandimwe nk'uko wari uvuze ba uncle reka tuze kuri uncle Pastor P nujya aho ngaho rero uratuma nk'icyayi kandi
Nice. Man, P ikintu cya mbere ni umuvandimwe kuri njyewe. P ni nawe wagiye umpa courage, ndibuka kera njye sinanaririmbaga. P niwe wafashe umwanzuro arambwira ati wowe ugomba kuzajya ubikora gutyo ukiyaminiya. Ni wowe bikaza kandi bigomba kuza. Ntangira kubitekerezaho gake gake kuko nta korari nagiyemo, nta biki, music yanjye yari ibintu binzamo gusa. Sibyo. P rero niwe muntu wanyicaritse, yazajya abona n'akavuyo muri group kavuga ati nta wamenya ni wowe ushobora no gusimbura kino kintu. Amba hafi tugakorana amajoro tukayararana, ibitekerezo aho yaba ari hose, yaba ari hanze, yaba ari hehe, yakumva gusa hari n'ikibaye cyiza cyangwa kibi akahita afata umwanya wakampamagara. Ni umuntu kugeza ubu ngubu azi wanjye hano tukaba ducirenga. Uko byagenda kose nta kwezi gushobora kurangira, urabizi Kigali ntago warenganya umuntu ngo warabuze, dore ko haje rya jambo ngo twaraburanye nyine. None se twahura gute? Imihanda yabaye myinshi ya Kigali, hari ibyo unyura muri uyu nge nanyuze, kandi ni icyambere yuko muhurira ahandi. Right? So P rero ntamuvuzeho byinshi. Icyambere ni umuvandimwe, ikindi agira umutima mwiza. Nice. Ugikumbura ishyaka guhangana ko muri PGGSS. Iyo mvuze gutyo kubera ko twavuze group, reka nifatire Dream Boys, mfate na Urban Boys. Still mwahuraga hano mugasangira, mugaciringa, hehe, umwe yagiye muri launch album y'undi, ariko iyo bigeze hari yerega ni mu kazi. Bro, mwasangira mwabigenza gute, ariko mu kazi nta mikino. Mu kazi mwashoboraga no kurebana nabi kandi mwahava mukahita mujya gusangira agafanta. Usibye no gusangira agafanta, backstage y'ubwayo mwaheraga muri guseka, muri kugira iki, ariko ya masegonda abura ngo ujye kuri stage tayari. Ni competition, ariko competition nziza. Twabaga turi mu kazi, ikindi buri umwe yagombaga kwimenya. Nta muntu utari ukeneye kiriya gikombe bro. Sure. Nta muntu utari ukeneye kiriya gikombe kabisa. Icyo ngicyo rero navuga nti nanjye ubwanjye ndayikumbuye, ariko ntekereza ko noneho yaba ari iterambere, ntago yaba imeze nka kuriya. Kera hari harimo ukundi kuntu, hari harimo byinshi cyane utamenya. Ubu niyo nanabiteramo story wazabikoramo amaseri. Oya, ni ibintu byinshi cyane. bro, mwaguraga abafana? Kuri groupe yacu ntago twabyigeze, ariko nzi ko byigeze kubaho ku bantu bamwe na bamwe, kubera ko amahirwe twagiraga hari itsinda ry'abafana bacu, n'ubu riracyahari. Sinzi nimba ujya wumva abantu bitwa bande, bo bari bafite uburyo nabo basensibiliza abandi bafana, kandi icyo gihe ndibuka nibwo twari tugitangira natwe gushyuha, abantu badukunze, dufitemo amahiti, dufitemo iki, ariko hari side zashoboraga kugura abo bafana, zikagura ayo masim card, zikagira ibiki, nta kunyura ku ruhande kuko byaranarangiye, sibyo? Ariko ni n'akazi. Ubundi iyo ugiye ku rugamba, ikintu cyose gishobora cyose uragikora uko byagenda kose. Niyo uri kurwana kugira ngo kubitwe ingumi zabuze, wamushyiramo n'amenyo. Rero kuba ibyo bintu byose byarabaga nta niribi, upfa kuba watsinze byarangiye, nta kindi kintu byo mu rugamba nyine. N'abandi baba bavuga ngo kanaka yatsinze, ameze neza, mukanya uravuga ibiki, yatwaye igikombe, ameze n'amafaranga bayamuhaye, bose bavuga ngo yakongo byanyuze mu yindi nzira. Iyo nzira we si yayikoresha. Ubona hari icyo byongereye kuri industry yacu mu man. Ni ngombwa cyane. Ubu n'ubu rirahari. Zacunga abana b'iki gihe barahura, baba baganira, bana baciringa, basangira ku kabyeri n'ibiki byose, ariko iyo bigeze mu kazi, buri umwe yinjiye studio n'undi muri studio, cyabahuriye kuri stage, barashwanya guzanya. Ibyo ngibyo nta kindi. Hari competition y'amahiti muri barumuna bacu.
y'amahiti bakora cyane ebana. Umwe nimba yaje yambaye ipantaro imeze gutya, undi none wazaza yambaye n'amarido. Uri kumva ko ibuka kera twebwe twambara amajipo, abantu baranadusetse ngo bagabo ngo bambara amajipo, none umwana ubu ngo yasigaye yambaye ikanzu ukagira ngo ayiguze hano mu Biryogo. Kandi ubu noneho nta n'umuntu ukivuga ngo ukibazi ko ibyo bintu ari swag ziri aho ngaho. Ariko kera twabikubitagamo abantu, none bati bari abaniga barasaze, ugasanga ahubwo bikundira wa mutipe yashyizemo aka jeans n'ibiki, ukabona nibyo ariko batumva cya kintu. Cya kintu kwanza ndinde mu bantu, ndatanga iyihe shusho, ngomba no guhora ntandukanye. Uyu munsi nkashyiramo tentire, ejo nkashyiramo za reko kurazibuka zikiza, ejo bikagira iki. Ibyo bintu byose urabizi twarashwanyaguze. Ariko ubu ntabwo wabibwira, uzarebera ishari yaje kuri stage, uzarebe bandi n'abantu babanza bagategura kabisa. Kandi nibyo aje kuri stage agomba kuba atandukanye na wa wundi waje kumureba. Sinzi nimba icyo kintu uri kucyumva. Bagomba kuba batandukanye. Byibuze n'umufana akakubona akagutinya ati turamuti parike ibintu noneho yabishyize kubera ko nta nubwo abasanzwe akubona mu buzima busanzwe. Avuga ati kumbi nuko nguko abameze, umuntu ukabona aragagaye. Ntujye ubona se umufana wagagaye avuga ati ntago bishoboka. Nice. Ni gute tuzabona amafaranga nkuko wabivuze bitera imbere? Ni gute icyo twakora ni ikihe ubona ari ubuhe buryo twakoresha kugira ngo still dukomeze dutere imbere, tureke kwibeshyera? Kintu tugomba gukomeza gukora nicyo twahoze tunanigisha kuva na kera, cyangwa se natwe tutari twaza muri music. Ibyo twahoraga twumva ku bantu ariko bazima batekereza, kuko game ya kera yari irimo amashyari, yari irimo ibiki, yari irimo ruswa cyane, yari irimo ibiki byose. Ikintu cya mbere ni ukubanza kumvisha abanyarwanda ko ibyacu ari byo bya mbere. Uko urabona aho byagize byibuze gakeya ku ijana basigaye bakunda umuziki wacu, urabona ko hari icyo byafashije. Noneho nibikomeza bakagenda sasa bakundana bo bwabo, abafana bakadukunda, bakareka kuduteza abo hanze. Simvuze ko umuziki wo hanze uzazima, please, kuko uriya muziki wo hanze ugira icyo ufasha, nawo turawukunda tukiga, turaniga by the way. Uri kunyumva? Simbivuze bya bindi abantu bashobora kuvuga ngo umuziki wo mu Rwanda bari nawo ukinwa wonyine. Hoya, kuko nawe hiti yawe uzacunge, none se ntihari indirimbo z'abanyarwanda zikinwa, nuko iba ari nziza, yabaye nziza kugera hari, sibyo? Iyi ndirimbo yarenze umupaka, iba yarenze umupaka, iba ari indirimbo nziza. Ariko ibyo ari byo byose nushaka kuvuga ngo ndakatiye nta ndirimbo za Uganda, nta ndirimbo zaki, ibyo ni nko gufunga umupaka, ni urwango. We kora cyane. Ikindi abanyarwanda nabo basigaye bazi kwiyumvira indirimbo nziza, nicyo cyiza. Yukoze nziza tayari, yukoze mbi ntacyo baba. Niyo yabiringaniye babifata gutyo, babaye nk'abajaji. Barakureba tubakamenya imiziki yabuzuyemo. Ikindi no gusaba Imana public y'abantu bifite. Uzarebe abajene muri kino gihe nibo benshi kandi nta mafaranga bafite. Amafaranga afitwe na babandi kuva muri generation yacu bafite akazi, bafite iki, abatontosha. Ariko nta umwana uzakoresha concert y'ibihumbi 10 ntayazabona. Cyo ngicyo cyumve no gusaba Imana abantu bafite agafaranga, n'amafaranga mu Rwanda akaboneka yaranabuze. Cyo ngicyo tukemere. Na ya public yo mu cyaro, ku buryo twazadukora ibitaramo mu cyaro, tukagira Imana tugasanga bafite agafaranga, tukagira Imana kaka ya telefone byibuze ya smart barayifite, ni hajya aka views alhamdulillah ugenda ugira. Ariko impamvu ibyo bintu byose bitari byanashoboka, umubare w'abaturage bafite smartphone ni mukeya. Niyo mpamvu nabonye hariho campaign ya smartphone kuri buri muturage at least. Bizafasha cyane, kuko
amafaranga usigaye uyabonera kuri TikTok, uyabonera kuri Instagram, uyabonera ahantu hose ushatse nabyuka ngira ikigoryi mpfa kuba ndi kuyakora. Ariko hano ntabwo nzabona views nk'uko umuntu wa Nigeria cyangwa se wa Uganda cyangwa Tanzania byashoboka. Tanzania umuntu akikora ikintu akavuga just oya namwe mukora bino bintu buri amafaranga winjiza atandukanye nayo umuntu wa Tanzania 100% true. Sibyo rero no gusaba Imana iyo public n'ubu ngubu niyo dufite n'aba diaspora bamwe na bamwe, sibyo kuko baragutse babaye benshi, sibyo duke mu Rwanda basi kwishamana kabisa. Uvuga iki ku bitaramo by'abanyarwanda bajya gukorera hanze, ariko by'umwihariko uyu munsi navuga ko abanyarwanda bagiye Burundi ari benshi, abarundi babakira neza, abarundi bakunda umuziki w'u Rwanda, umuziki wabo nta hano nawe uri gukundwa bukeya kandi bizagenda neza. Niki kigushimisha kuri uyu mubano kubona umunyarwanda uyu munsi ashobora kuva mu Rwanda akajya Burundi agakora concert? Bikwereka iyi shusho ku muziki wacu? Ishusho ya mbere binyereka ni nkuko nibuka bwa mbere ntumirwa ngiye mu bihugu byo hanze. Tumva bwa mbere twaranagiye ni Burundi, tuvayo tujya Kampala, ari nabwo hagiye biza tukajya za Nairobi, tukavayo ukajya mu Bubiligi, ukajya za Swiss, kuzamura n'ahandi umuntu yagiye anyura. Icyo gihe numvaga noneho courage ziri kwiyongera kubera ko ibintu ntakekaga noneho biri kuba. Cyambere biri kwinjiza agafaranga, ndi kubasha gutembera nkajya kureba no hirya se hari abafana banjye, nagerayo nkasanga umufana ruzuye. Ni nayo mpamvu mbere yo gukorera amafaranga menshi ugiye ahantu banza ugende mu buzima, banza unanasura, ahubwo nubona bimeze neza subirayo noneho ubaka ibiceri cyangwa nawe uba organize concert zawe kuko amaze kubona ikibugo ukuntu kimeze. Amaze kubona ikibugo ukuntu kimeze. Ejo bundi numvise Brian yavuze akantu keza ari gusobanura ibintu, avuga ati njyewe no kugenda nta nubwo nari nkeneye amafaranga, byibuze kumva ngiye hari abantu bantumiye hari ngende nige ndebe strategy zabo, nanagere ni Burayi ndebe uko bimeze, ndebe n'abantu banje niba bajya bambeshya mbimenye, ubundi noneho nzasubireyo nkora uri kumva rose sibyo yandaza ubwenge asubwenge men nibyo ntari amafaranga niba batayama, ariko reka mbanze ngende ndebe diru zabo kuntu bazitegura uburyo bazikora, niba mpakash cyangwa niba naziba, ariko nzaba nzi ikibugo uko kimeze. nuko nguko naho nganye kuri point ku cyo wambwiraga, ni ibintu byiza. Uwo mubano uba ukomeje ari mwiza kuko ndabizi u Rwanda rusigaye rufite public nyinshi cyane Burundi, ariko ni kuva na kera, ariko abarundi nabo bigeze kugira public irenze mu Rwanda mu gihe cyabo. Rero nibyo bya bindi bavuga ngo ni igihe cy'umuntu, sibyo? Ubu ni igihe cy'ibihugu men, n'abahanzi babo ndanabemera cyane aba bari kuzamuka, n'abahanzi babo batangiye kumenyekana buke umwe. Rero hari igihe tuzajya duhuza, bamwe bari kuza bambuka natwe twambuka, bizanshimisha cyane. Ariko nanone kamem ni tujya gukorera igitaramo hanze, tujye tureba abaza mu Rwanda bavuye hanze babikora gute. Kireka nimba wa mugana ari amafaranga make birumvikana, kuko nta kuntu nakorera amafaranga 1.5 ngo nshore 1.3 nta kuntu ibyo ntago ibyo ntago byashoboka. Icyo genda nkakukubitirana nahagaze, uri kunyumva aho ngaho. Byo ni byiza no kubona abahanzi turi gukomeza dusohoka hose ku isi hose, ni igikorwa umuntu wese yakwishimira. Nikibukira kuri super level my brother brand. Ejo bundi nibwo narindi kuyibuka neza, ndi mu bukwe bwa Richard. Ndi mu bukwe bwa Richard, nazajya mbona Mico, nabona bamwe na bamwe twakoranye, nabona uburyo twishimye, nabona uburyo yishimye, na madamu yashatse deja twarakoranaga, n'abantu batubaye hafi, ndayikumbura cyane. Nyine nta kundi
hari ikintu hari ijambo rivuga ngo nta kundi ntacyo nabihinduraho, niyo navuga ko mbabaye cyangwa n'ubundi narababaye ariko byararangiye. Ikintu gihari bakeya twakoranye tubana nibo gukomeza kubana, wenda n'ibyo bitekerezo bikavamo. Wasobanura gute Rishani kuri career zanyu man, kuri Rwandan music? Intwari kuri nje, intwari yatumye mbasha gukora amahiti n'amahiti, intwari yatumye mbasha kugura imodoka nziza, intwari yatumye mbasha kwambara neza, intwari yatumye mbasha kugura inusu ya mama. Urumva? Uri kunyumva? Kuri njyewe ni intwari, ahubwo no ku makosa naba naramukoreye bimubwiye kuri kamera, naba naramukoreye simvuze ku ya groupe, ku giti cyanjye, kuko no muri groupe hari n'igihe umwe ashobora kugustress. Buriya biba byiza ari wowe ku giti cyawe. Ambabarire, gusa umubano wanjye na Richard wowe ni sawa cyane. Yagutumiye mu bukwe? Yantumiye mu bukwe, ndamwambarira, numva ni igikorwa cyiza. Umubano wanyu umeze neza? Ntabwo wakwambarira umuntu ugufitiye unzigo? Ntabwo byashoboka. Ntabwo bibaho. Abanyarwanda buriya nubwo twahisha cyane ariko ntabwo ushobora kugeza aho guhisha umuntu wakwambariye, ntabwo bibaho. Ntabwo byakunda kabisa. Yaranezerewe ababonye mu bukwe? Eba, icyo gihe ndumva nari mari nge na Mico. Nari mari nge na Mico. Na Senderi naramubonye. Na Senderi abo nabashije kugenda mbona ni nkabo, ariko bwari ubukwe bwiza bw'abantu bishimye. Dusoza ibirori turakomeza, nawe atahana umugore we, aramutahana. I love that. Ubundi niwe nizo nzi. Aramutahana. Ngiye kukubaza ku bantu babiri wenda turi no gusoza, nabo ni brand ndetse navuga ngo ni signature ku muziki nyarwanda, kubera ko ndi kumwe na Nizzo. Ntabwo ndi bujye kure cyane ya generation kuri generation. Reka ngubaze kuri Dr. Tom Close. Nindangiza nsigaje umuntu umwe gusa ndi buze kukubaza. Statement ye narayibonye, wenda turaza kuyivugaho gatoye n'uburyo wenda niba nawe warayibonye uburyo wayakiriye. Dr. Tom Close umufata gute muri Rwandan music? Iyo umuntu avuze Tom Close n'umuntu agomba kumwumva Tom Close ajye yumva iki bro? Man, umbarije ikibazo gikomeye cyane. Tom kuba ari doctor mu bisanzwe, buriya no muri music ni doctor, niko nge nabyita. Tom ni umuntu ushyira ibintu bye, afite ubwenge kuri buri kintu cyose akora. Ni umuntu ukora ibintu atuje, ni umuntu ntawabangamira, ni umuntu utamenya gahunda ze. Rero buriya abo bantu nibo nkunda. Gahunda uzimenya ari uko yasohoye iyo ndirimbo, uzimenya ari uko musanze kwa muganga, sibyo? Cyangwa se nk'umusitari wakoze research, wenda wagiye Instagram cyangwa se imbuga zose akoresha ukazajya ubona ibyo yanditse n'ibiki byose. Ni n'umuntu utanakunze no kwifotoza cyane ngo ubibone. Alright? So Tom rero kumuvuga ntago wahita umurangiza, buriya twebwe abagabo bagufi sinzi tuba tunanarenze buriya. Dufite ubundi burebure. Uri kunyumva? So ndamwubaha nk'umugabo ufite famille, umugabo wagize icyo akora, umugabo ushobora no gufasha n'abantu kwanza muri rusange, buriya agira n'umutima mwiza. Nice. Imyumvire yacu iratandukanye ndetse na comments ziba zitandukanye n'uburyo twakira ibintu. Umuntu ashobora kwita kugira ngo Tom Close n'umunebwe ngo kubera iki ngo atagisohora indirimbo, wamusubiza gute Nizzo? Namusubiza nk'uko nanjye babimfata gutyo. Mbere yuko musubiza nanjye ubwanjye niko bavuga. N'undi uwo ari we wese, Tom Close ubushobozi bwa studio arabufite bunakubye. Ni nkuko nakubwiraga ngo ubwanjye nifitiye studio hano, Urban Record irahari. Uwo muntu uvuga ngo ni umunebwe nuko aba yamwitayeho. Niba abantu bavuga, abo bantu nta gihe batazavuga, usibye ko ibyo no gutumanya gusa bazabyorera.
na president niko ajya bivuga, abantu urabihorera kuko ntiwarwana nabo, ntubuzi n'uwo ari we, nta n'impamvu zo kumwitaho, sibyo? Rero mu kintu nzi Tom aba ari bize mu bintu byinshi, afite akazi, afite famille, uri kumva music buriya nacyo ni ikintu uha care, ariko nzi ko muri ibyo bintu byose ntabwo abura umwanya wo kwandika. Ushobora gusanga igitabo cye cyuzuye indirimbo, niko umuhanzi akora, sibyo? Nta n'ubuzi gahunda ye, ese tuzi ko ejo bundi azazana album, cyo ni kimwe. Ese iyo yazanye indirimbo ni wowe uba wamugiriye inama se? Ntiza asiga hitinga agakomeza gahunda ze? Rero abo ni abanyamagambo, abo ni abantu baba bashaka guca intege abandi, gusa n'abimana ijye bababarira. Amen. Dusoza nabonye statement, ntabwo ndabasha kuganira nawe, ni umuvandimwe, ni inshuti, ninshaka kumuhamagara nkamubaza azansobanura ko ari byo cyangwa atari byo, ariko nabonye statement ya King James avuga ko agiye gutegura concert yo gusezera umuziki. King James naramuka asezeye umuziki nyarwanda, Nizzo azaba ari umwanzuro mwiza cyangwa azaba ahemukiye industry as a big man nka King James nka brand? Bro, reka nguhe nk'urugero. Cristiano Ronaldo cyangwa Messi ageze igihe akavuga ati ndahagaze, mwarakoze, nta kintu mutakoze, ntacyo ntabonye, icyo ntabonye ubwo si icyo, sibyo? Hari ubwo abakoze nabi, so ahubwo dutandukanye ibintu bibiri. Hari ukuva muri music nko gushaka kutaririmba, ahubwo ugasanga nibwo agiye kwigirira akamaro ku rwego rurenze, kuko nimba Zidane yari umukinnyi usanzwe, akaba ari coach, akaba ari iki, uri kumva yavuye mu mupira w'amaguru mu rwego rwo gukina, ariko bari kuwigisha none. Uri kunyumva? Right? Ashobora kugira ejo bundi ugasanga niwe minister ujyananye ni wende muco na siporo, ugasanga ari gufasha babahanzi neza, noneho bigize kuko arabizi telefone zabaze industry. Urabyumva neza? Ushobora kugira gutya ejo bundi ugasanga isashyiraho label ikomeye, ni urugero ariko ndi kuguha, label ikomeye. Ubwo urumva ahubwo nibwo agiye kuwufasha neza atuje. Ashobora kutazabifatanya ari bibiri, ari kuririmba business ziwe no kujya kumanaginga ibintu bindi ku ruhande. Icyo gihe namubwira ahubwo bro, keep it up, kuko ni nako yabitekereje. Kuri njyewe ndi kumva ntarebi nimba ariko yabitekereje, afite ibindi ari kudutegurira. Nice. Kuri King James tunasoza, yazanye P-Fla muri East African Party kuri stage ye, wabyakiriye gute kubona P-Fla ku nshuro ya 14 ya East African Party? King James ku ndirimbo bakoranye amushyira imbere y'abanyarwanda. Ahubwo hari ikintu nibajije, P-Fla yagiye kumwemerera byagenze gute? Kuko bose ni abasani bakomeye, of course, ku rwego rukomeye. Undi ndumva ahubwo P-Fla niyatanze King James music. Byibuze kubona P-Fla nanahagaze hejuru kuri stage, abantu ubwabo barasara. Ahubwo kuba yaramwemereye harimo umubano udasanzwe. Ubwo rero ni ikintu cyiza, bafitanye ubushuti bwiza, icyo ni kimwe, kuko hari abahanzi bagirana amashyari, kavuga man wakoreye inoti zawe, njyewe ndaje uri kuzimfatira, ati gendana nta kintu nakumarira. Uri kunyumva? Ugasanga rero bipfiriye aho, ariko nimba yaramuhamagaye kuko akazamuka, respect kuri we. Ubushobozi bwa P-Fla uvuga iki? Uramuzi neza? P-Fla ni umuraperi mwiza, kandi bajya bavuga ngo nta muraperi ahava akagera ugishobora kugwa hasi, kuko hip hop uburyo nyize hahinduka beat, hakazizo za trapish, nimba ari trapish, nimba ari za trap, ni ibintu nk'ibyo. Ariko umwana uzi kumanura imirongo wamuhindurira beat yose ahita aragushwanyuza. None P-Fla afitemo talent, buriya ni igihe cye kitari cyagaruka mu gatoya, kandi arabitekereza.
kuko niyo muganiriye aka kanya njye iyo tuganiriye ndamureba ahubwo nkavuga ni Imana igufasha. Nzi neza ko hari n'ibintu ari no kubategurira, icyo cyo ndakizi, ahubwo mube maso tu. Thank you bro. Wakoze kunyemerera kuzi wawe, wakoze ku cyayi wampaye, alhamdulillah rabbil alamin. Imana isubiza ukuye. Nubuhe butumwa nk'umunyarwanda dukurikiye, wa munyarwanda wanditse ati nkumbuye kubona Nizzo, nkeneye kumva comment ze kubyo ari kubona uyu munsi muri Rwandan music, muri industry yacu? Kino navuga umunyarwanda bakagera nareke kwinjirira undi munyarwanda, nareke kujya gusura umuntu nk'uko Lucky yansuye, ntabaje kubera ku by'ikiganiro, akabaje kureba ukundi kuntu weba ubayeho ate asigaye ameze Nizzo bite bise ko asigaye yarashize ibisuko buriya na amahoro. Uri kunyumva? Umunyarwanda hava akagera namenye gahunda ye, nimba avuye mu rugo agiye ku isoko nakomeze gutyo, ntarebe ku ruhande, cyakoze arebe ko hari icyamukomeretsa. Ubwo ni ukuvuga ngo icyo navuga dushyire hamwe, njya mbona hari n'ikimenyetso cyiza mu gihugu cyacu kimeze gutya. Dushyire hamwe, ibindi tubishyire ku ruhande, twubaka igihugu cyacu. Wimbaza ngo kubera iki kudakora, ni njyewe uzi akazi kanjye, ubwo nintakora inzara izanyica, sibyo? Nimba unkunda nakunyishimira, nzakwishimira nimbasha kumenya aho uri. Nintabasha kumenya aho uri, ubwo tuzajya duhurira kuri izi mbuga hose, tube tuganira gutya. Icyo ushaka kubaza ugishyira ahantu, nakazakimbaza n'ibiki byose. Peace and love, Imana ibahe umugisha tu. Amen. Arakoze cyane. Take 5 my brother, bamwita Nizzo Kaboss, yakoze kuma umwanya. Ndashimira nawe twabanye kuri uyu mwanya wose, twaganiriye byinshi byubaka kandi bifasha, ndetse n'inama duhaye. Twibuke iki navuze ngo iki gipfunsi cyacu tukibuke icyo kivuze, dushyire hamwe, tureke kwita ku bintu wenda bitatureba, rimwe na rimwe tureke guca abandi intege, ahubwo twifurizanye neza ndetse no gutera imbere. Biraza kudufasha cyane. Transit Line TV, Mr. All Access. My name is Lucky. Ciao ciao.